So uje kwiga ushaka gukora icyo nicyo noneho tugiye kuvuga ni ibiki usabwa. Noneho birakaze wallahi byakaze ubundi hano wageraga fakuru umunyeshuri ukora CV waplayinga bakufata ukora ka interview bikaba birarangira akazi kwako. Am I really that much and breaking these figures down like a camera? You don't really know you. What up people, welcome to our YouTube channel. Make sure you subscribe. Let's go, let's get it. What's up guys? Mumeze muti no munsi tubazaniye ibintu mukunda kutubaza inshuro nyinshi twaje gusanga tugomba kubasubiza. Tugiye kubabwiraho kubyo tuzi like tugiye kuba experience yacu kwashira mu mayanje. Abantu benshi mwaratubajije nigute wabona akazi aho ngaho, nigute waza kwiga aho ngaho, umva ibibazo ibyo bibazo abatusanga inbox no guys ntagerega umuntu asubiza buri muntu wese ntabwo ukuntu mamunga okay muri benshi kandi none umuntu abaza nyine ugiye usubiza buri kantu ntago wazabona umwanya. Rero tugiye gukora video yabyo tubasubize tubabwire ibyo tuzi uko bigenda umuntu agomba gukora cyane ko ibintu byahindutse. Ndatekereza abantu benshi bamenya amakuru kandi twaza turi kubivuga ku kazi ngo ntago nyine kuza kwiga ntago bigihagije ibyangombwa byo kuvuga ngo uje kwiga ngo uhite unakora. Ugomba kuba ufite work permit. Umunyeshuri uzongera gukora kwiga akora. Umunyeshuri uzaba uri kwiga like full time muri Poland ariko ntago tuvuga mu bindi bihugu muri Poland. Zaza guhera 2025 kuza hano kwiga uri full time means that you will not be working unless you get work permit. Mu Kinyarwanda aryo ubwo ugomba kuba ufite igipapuro kikwemera gukora akazi. No kuvuga niba uje kwiga hano like full time subwe ni mu byumva nyine kwiga nyine like full time nta kindi kintu nyine ari kwiga kuzanye ngoga ngo ntago wemerewe gukora. Ugomba kuba ufite igipapuro kikwemera cyo gukora kandi akazi kakaba kari permanent nyine akazi kakaba gafite nyine permanent contract. Nibyo uri kuvuga? Ntago ari permanent ni contract kaza pana kwa kuboro wakoreraga kuri nuza kuri nyine atari kuri nuza ntuzi ko bizagenda. Umva iyo contract kuno bayita atari iriya contract bayita gute atari ya boro nakoreraga nkora muri nuza arya yitwa gute iriya boro 1 kandi ari film ya John Cena ifite iryo zina freelance contract atari freelance Doko isimenya se kandi niko bayita nuko nabonye mu byangombwa sinzi ko n'ukuntu boro bayita ntabwo mbyoka fresh ariko ni tutabacanze rero reka nyine duherere ruhande nyine tugende apana kwivangavanga n'isugu urumva tukubabwa was coming nkako rese nk'urugero umuntu atwanyikiye ati ni iki gisabwa kugira ngo nze gukora muri Poland nk'uwo muntu nyine ni igipapuro cy'akazi igipapuro cy'akazi akagenda kuri airport akataza ntabwo nzi ibisabwa kugira ngo umuntu aze gukora ko ntabwo ibyo njye mbizi nzi iby'ubunyeshuri byo kuvuga ngo kuza gukora ntabwo ibyo kuza gukora in general ugomba kuba ufite nyine work permit igipapuro nyine ziba igipapuro kikwemerera kuza gukora muri Poland. Urumva icyo gipapuro uba wagihawe na company ubuje gukoramo sibyo ra ni company itanga work permit I think gushaka work permit ibintu bijyanye no gushaka akazi uzuje gushaka akazi no comment umuntu waje aje gukora muri Poland ntago twe tubifite amakuru menshi. Twe tuzi
gukora uri umunyeshuri kuko ni experience twagize. Mpamvu njye ntari kuvuga ati ni gute naza gukora aho ngaho rwose icyo kibazo nzakibasubiza ntabwo mbizi nta makuru na information nyinshi mbifiteho. Niba utazaza uri umunyeshuri uje gukora uje kuri visa nyine y'akazi, ahubwo njye icyo twe twabwira ni gute wakora ugeze hano kugira ngo ubone akazi, ni ibiki bisabwa uri hano. Ariko kumbwira ngo uri hano gukora iki se? Waraje gusa uje kwiga uje kwiga rero kuvuga ngo uraturuka mu Rwanda ari akazi kakuzanye. Nanjye ntago mbifite amakuru menshi kandi biri serious. Ntago nzi ngo exactly ibyangombwa bagusaba like from get to go ku murongo ngo ni ibiki. Ariko tugereranije ni work permit, ni assurance nyine nka biri ukuramo ibintu by'ishuri ugashyiramo iby'akazi. Ibyo byose ni ukuvuga ati niba wenda tuvuguje gukora muri company runaka, ibyo byose ni iguhereza iyo work permit. I think nkuko ku ishuri bagureza admission ubwo ndakeka nyine n'iyo company igomba kubiguhereza invitation letter, wenda assurance nayo ni ibintu biba bikenewe. Nanjye ibintu bijyanye n'amafaranga like bank statement yo ni ihame. Ibyo byose wakora ugomba kwereka uko ni proving ukuntu ugomba uzaba hano. Nibyo rero biba bikeneye. Ariko nanone niba usuje gukora uzaba ukora nyine uzabeshwa n'amafaranga zaho wigeze. Rwose nawe ibyo gukora biracaganye simbizi. Wabona binoroshye nuko twe nta makuru tubifiteho. Ariko ugiye kuri internet sibyo ukimfura ibintu byose biba bihari. Umuntu uvuga ngo none hari umuntu watubajije ngo ni ibiki byiza ngo muri Poland, ngo ni ibiki muri Poland. Ibyo tuzabikorera ntuzabyo. Ubu ngubu turi kuvuga gukora ku bintu bijyanye n'akazi. So uje kwiga ushaka gukora, icyo nicyo noneho tugiye kuvuga ni ibiki usabwa. Si umuntu ahereye. Duhere wageze hano uri kwiga byose whatever. Wageze ku ishuri uri kwiga, uri kwiga ukabona ko ufite umwanya wo kuba wanakora, kuko hari abantu biga ibintu ugasanga ntabwo byakunda bitewe n'ibintu wiga. Ugasanga ugomba kuba uri focused ku masomo pe, otherwise you're gonna lose it all. So iyo bimeze gutyo utangira ugashaka nyine utuzi. Kuri iki gihe ariko ukora CV utangira ugashaka site zibaho utuzi. Ariko kuri ubu kuko muri 2025 uzahita ubanza ushake work permit. Waba uri umunyeshuri noneho birakaze. Birakaze ubundi hano wageraga fakuru umunyeshuri ukora CV waplayinga bakufata ukora ka interview bikaba birarangira akazi kwako no gushaka work permit umunyeshuri. Noneho birakaze. Niba bimeze gutyo ubwo popeto iracyakenewe. Irakenewe nyine hakenewe popeto nyine ya work permit. Nyine ubwo nyine ndi kuvuga iyo umunyeshuri uzaba uri umunyeshuri ufite na work permit uzajya uhitamo ibyo ushaka. N'ubundi ariko wahitamo ikintu ushaka. Njye ntekereza ko aba ari simbizi. None se tuvuge sibyo uri umunyeshuri full time ugiye urabizi ko ntabwo umuntu agera hano ngo ahita abona akazi. Rwose ntabwo wagenda ngo uhite uvuga ati njye nje kwaka popeto y'akazi nta n'akazi n'ikintu cyakuzanye noneho kandi uzi ko ari byo. Ubundi wageraga hano ukahita ushaka akazi ukazakabona wenda nyuma y'igihe, akibaza ugeze noneho icyo gihe nyine 2025 bizaba bisaba ntabwo wagenda ngo umukazi ujye kwa applyinga work permit nta kazi ufite. Nese bizenda gute? Nyine ubwo ngubwo I don't know. Ariko niba bashaka work permit oya ubu ni ukuvuga ngo bazaba bashatse nuzi y'abanyeshuri
like temporary residence y'abanyeshuri noneho bafata work permit noneho ubu ngubu izaba ariyo kugufasha kubona akazi nubwo bwose uri umunyeshuri urabona nk'uko twe turi abanyeshuri twarapurayingaga sibyo gategura umunyeshuri okay ibintu byose bikagenda ariko nanga guhera 2025 no niyo waba uri umunyeshuri ntacyo bivuze udafite work permit nk'uko ku kazi wapurayinga bavuga ati dukeneye CV na work permit uri umunyeshuri ariko ibi ni dukeneye ikintu kikwemera kuba wakora hano mbere kuri twebwe itozi na uri umunyeshuri baragusabaga ngo duhe passport yawe uduhe student confirmation kuri umunyeshuri ikarita y'ishuri sometimes no kuba ufite CV ibaze ko ari ibyo bintu company yari yo yose please ibyo ngibyo rwose ukapurayinga wakora interview bakagufata bikaba birarangiye nta bindi kuba wari umunyeshuri byonyine byari bihagije kuta watubona akazi kose ushaka wakapurayinga none ubu like starting from next year it doesn't matter kuri umunyeshuri ngo njye ariko ngo ni umunyeshuri mu makazi wana ntago sinzi ko bizongera gukunda ariko numvishe ko bashaka kurimita banza bashaka kurimita abantu bimukira of course like naga abimukira n'abantu baza hano Poland rwose aga nta immigration like ntago babikora urumva rero so nuko nguko bimeze ubwo muri make umwaka warangiye so nyine biragoye niyo wakapurayinga ubu ngubu wazaza next year uko byenda kose kereka abantu bategereje agoze abantu bategereje kuza kwiga ubu abantu ntibaje nyine ubu bari kwiga uzaza next year uzaza nko mu kwa 3 mu kwa 2 bagendana na season bagendana na semesters ibintu nk'ibyo so ubu ngubu bibaye byiza uraye ushatse kuza kwiga byasaba ko unashaka work permit ariko gusa ndi kwibaza gushaka work permit uri umunyeshuri babikora gute ushaka company kayiguha ujya kuri ntago ngiye rwose ibintu biri ku making sense like applying work permit simbizi neza nyeka ko yene no like ntabwo nzi work permit ngo bikora gute twebwe twakoze turi abanyeshuri ntabwo twigeze dukenera work permit kuko hano wabaga uri umunyeshuri wahita gukora rwose ntabwo mana yanjye byaga byoroshye pe none se oya ni ukuvuga ngo uretse gato work permit ubwo ngo niba hari abantu baza hano baje gukora ntabwo ba-applyinga student visa ni work visa yego no kugira ngo ubone work visa no ufite work permit ndabona ari ishere noneho n'uruhererekane rw'ibintu byinshi mbese ubwo I don't know rero akenshi hano nk'iyo uri umunyeshuri urumva okay uri kwiga uranakora iyo urangije kwiga sometimes like company itigushakira ibintu cyangwa by'akazi noneho utanaye nawe ubyiko ahubwo biterwa na company nyine niyo mpamvu nawe sometimes company hari igihe igufasha so nta makuru menshi ariko natwe biradusaba kwiforoma kubera ko ntabwo umuntu azaguma ari umunyeshuri right so nakungu byararangiye ariko nanone ikindi kintu nashaka kuvuga iyo warangije kwiga muri Poland nyine iyo warangije muri university yaho uba wemerewe gukora ariko bitavuze ko utashaka wo gupfobya ariko ndumva ntabwo bashaka kuza gutangira ariko n'ubundi niba uje kwiga n'ubundi uteganya kuzarangiza rero umuntu uteganya kuzarangiza si ubwo azarangiza muri 2028
tuvuge ko agiye kwiga imyaka 3 M28 noneho ibintu zabyara baza noneho zavuga ati nta muntu dukeneye umva cyakoza ibintu ntabwo yabyoroshye ibintu birahora bihinduka uko twaje ntabwo ariko ibintu bikimeze actually uko igihe kigenda niko ibintu bagenda barushaho gushyira amategeko akomeye ubu ngubwo no nganyumvira ngo umunyeshuri work permit kandi uje kwiga ngo birimo okay harimo exception niba ushaka kwiga gusa udashaka gukora nta work permit ukeneye cyangwa work permit irakenewe waba uje kwiga uje kwiga gusa ari cyo kikuzanye work permit udashaka nta gahunda yo gukora work permit ufite student visa nirangira y'umwaka uhita applying like a temporary residency iri based ku munyeshuri urangiza kwiga yisubiriye iwanyu cyangwa ushaka simbizi no niyo ariko ni bake ako uzi ko ari uko babishaka barashaka bajya baza kwiga ntibakore ako se badashaka abantu babakoze uretse n'ibyo ngibyo se reba igihe cyose umaze hano ni bangahe wabonye baza bakagati njye ntabwo nzakora wabahuta uzakora akana mu bakesha abana bo mu baherwe njye hari abanzi bo mu baherwe badakora nyine hari ababa bashaka uretse ko hari n'abandi biga za medicine wakora akahe kazi barakora umuntu ariyeranje agakora rega hari igihe usanga ntuzituvugisha ukuri ntafite akazi senge nabaho nege nonanga nyine biragoye kandi nanone niyo wanyu baba bari abakire se bivuze ko utakora njye ntekereza abantu babikora gutyo okay ntabwo ngiye kubabwira uko bagomba kubaho guys no kuvuga ati gukora byo abantu benshi akenshi uzuje kwiga kandi ukahita ubona ko gukora ni ngombwa birakunda kandi nanone ukeneye nawe guforma your life stuff nizo ukeneye na experience mu kazi kandi kaboro nashatse kuvugaho like ndi information nabonye ku bantu bagiye kuzajya muza nabonye ko ngo kuba ufite knowledge ya Polish ego akosewe no kubuzi ngo igiporo kuba ufite certificate bro ako banza bitari mandatory sinzi neza ntago ndasoma nukuvuga nko muri 2028 oya sinango bizageza 2028 nko mu hagati 2025 bashobora cyangwa wenda ariko ndumva narabisomye uko ugomba kuba ufite sufficient knowledge kandi ari certificate yerekana ko uzi igiporonye bro nese warakigiye uri mu Rwanda ushaka kuza ukakiga nyine ubwo mu bihugu bifite nuza mu bihugu bifite urumva ko mu Rwanda abari shuri yigisha ngo college ariko ntabwo tubavuga ntabwo tubamureza ntabwo bazaduhereza amafaranga ariko mana we ariko nyine ubwo sinzi ubwo muzashaka mwiga igiporonye ariko ababayeho udafite certificate y'igiporonye tayari wasigaye rata ntibabakanga nyine bizakenerwa gusa ngo nyine ngo hari some reports zatanzwe z'uko ngo abantu ntago bashaka kukiga kandi ngo ntago uzakora tuzamu hano se nkuko nyine bakubwira ngo uzaba hano se gute uterekana uburyo uzaba like back statement uterekana uburyo uzabasha kuba hano noneho ururimi rwabo ngo bagiye kubigira nibutse hari umuntu nibutse watubajije ngo ese ko mutazi igiporonye mukora aho ngaho gute nyine like mubasha gukora aho ngaho gute kandi nta rurimi rwaho tuzi so rero hano hagenda haba amakampani nyine akenera nk'abakozi bavuga icyongereza bidasaba kuba uvuga igiporonye abaye adahari twese tuba tuzi igiporonye twarakize ku habari n'ibintu by'ibiganda nyine urumva like amafactory ese wamungana udakeneye cyane utazavugana n'umuntu ngo
wowe usabwa kwipakira ukagenda ugakora ugataha ukagenda upanga ibintu gutya ugasinya ko wakoze ukikomereza nta ntuzahura nta nuvuga udakeneye ngo uzavuga niki kuko n'abakora uba harimo abantu batavuga igiporo ndabizi neza kandi nibangaye se hamaze tureke ko kubeshya nibangaye bari hano bavuga igiporo